Okay guys, ndabizi nawe wirirwa kuri online ureba amavideo kuri TikTok, kuri YouTube ndetse n'izindi social media zigira ano mavideo. Gusa bwira utakiriye iyi SMS. You have received cyangwa se wakiriye amafaranga angana gutya avuye muri video wiriwe ureba. Guys, bana nanjye muri video nkwereke uko nawe ushobora kureba izo video mu buryo bwizewe ukabasha kuba wakoreramo ayo mafaranga. Guys, ikintu cya mbere ni ukureba ino video utangiye kugeza irangiye. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri no muyoboro wa online 250 ugakora subscribe, like ndetse no muri comment ukatubwira ikindi kintu twagukorera. Guys, katangiye kugira ngo video itaba ndende. Guys, nkuko mubizi ngiye nangira video yanjye buri gihe mbereka proof. Guys, ngiye kukwereka amafaranga nakiriye ariko nuyabona urahita wumva ko ndi kukubeshya bitewe n'ukuntu ayo mafaranga ari menshi kandi aturutse mu kureba ziriya video wirwa ureba ndetse ku buntu ndetse waguze na megabyte zawe. Ngiye kukwereka uko wajya uzireba nawe bakabasha kuba baguha amafaranga. Guys, nituza hano muri SMS uri kubona hano hari SMS nakiriye zivuga kuri Binance. Binance ni ahantu haza amafaranga y'amadolari ku batabizi. Guys, gaduhere kuri no SMS ya mbere. Ino SMS ya mbere nkuko ubibona bari kumbwira ngo Binance USDT withdraw successful. Uri kubona ano mafaranga ni amafaranga menshi, uri kuyabona hano nakiri amadolari angana n'ibihumbi 10 kandi muri ziriya video nirwa ndeba scrollinga nkaho nta kintu bimaze. Guys, nta kindi kintu ukora uretse kureba ziriya video gusa. Aya ni amafaranga nakiriye menshi cyane ndetse ku bwawe ntago ubyiyumvisha. Ahangaha hari n'andi menshi cyane nayo nakiriye aturutse muri ziriya video. Guys, kuri no SMS ya gatatu naho nakiriye amafaranga menshi ndetse cyane avuye kuri ziriya video. Guys, noneho ngiye kukwereka uko nawe wakorera ano mafaranga mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Guys, link yo kwiyandikisha uraza kuyibona muri comment hasi, urahita uyibona isa ubururu, Houston Online 250. Guys, rero nkubwira ko ugitangira niwinjira kuri link yanjye uratangira ku madolari 3.2 ndetse amadolari 3.2 ushatse wahita uyabikuza. Amadolari 3.2 ubwo reka turebe ukuntu angana mu manyarwanda. Nituza hano kuri transaction cyangwa nituza hano duconvert amadolari 3.2 turebe ukuntu angana. Turandikamo amadolari 3.2. Uri kubona ni ibihumbi 4,631 ukinjira winjiriye kuri link yanjye. Guys, dore application tugiye kuganiraho ni iyi uri kureba muri screen, Chill App. Nigeze kwivugaho ariko abantu bakagira ngo ndimo kubeshya. Guys, uyu munsi rero ngiye kukwereka uko nawe wakoreraho ari amafaranga ari amadolari akabasha kuba yakugeraho ako kanya. Guys, numara kwestara application unyuze kuri link naguhaye muri comment urahita uyinjiramo. Nuyinjiramo uraza gukora continue with Google. Ukore continue with Google kugira ngo bize koroha. Ntuze gukora login with email. Nukora login with email barajya baguha code then nuza kuyishyiramo usange byarangiye. We urahita ukora continue with Google. Guys, nkuko mubibona nukureba video uri kubona hariya hejuru hari amacoin ari kugenda ajyaho. Nta kindi kintu ngiye gukora uretse kureba ino video yarangira nkazamura. Guys, ninzamura barama indi video. Ni nko kuri TikTok nk'ibisanzwe, YouTube, Facebook ndetse n'izindi social media zose ukoresha. Guys, icyo bitandukaneho nuko iyi ngiyi baba bari kuguha amafaranga. Guys, nkuko muri kubibona hariya hejuru mu nguni y'ibumoso uri kuhabona amacoin ari kugenda azamuka ajyayo. Guys, nukureba video gusa. Nk'umwanze kuri like urahita ubona amacoin agiyeyo ako kanya. Guys, nkanze kuri follow nka followinga uno muntu uri kubona amacoin ahita ajyayo ako kanya. Ninkanda kuri like barahita bambwira ngo nakiriye amacoin hariya hejuru ahita ajyaho kandi amacoin menshi. Guys, uraza rero ukirwa wirebera video washaka ugapostinga izawe ndetse guys, ibi bintu birakora 100%. Noneho buno buryo n'ubwa mbere bwo gukoreramo amafaranga. Hari uburyo bwinshi rero. Guys, hano nkuko ubibona hari profile ndetse hano hari market, hari earn ndetse hari na create na watch. Hano hambere handitse watch no kureba amavideo bakabasha kuba babikwishyurira. Nkuko mubibona turi kugenda twinjiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Guys, rero
reka nkwereke ubundi buryo bwa kabiri bwo gukoreramo amafaranga ndetse kandi akizana mu buryo bworoshye nta muntu washarinze, ari bwo buryo bwo gupostinga amavideo yawe yandi wirirwa ushyira kuri TikTok ukaza ukayashyira hano. Guys, uza hano kuri create bahita bakugeza muri phone yawe amavideo arimo, ubundi ukayikandaho then ukayishyiraho. Guys, iyo umaze kuyishyiraho hano ntabwo wirwa ukora share ngo abantu bagufollowinge wapi, ahubwo kubera ko nabo baba bari online ari benshi bari gukorera amafaranga, barayireba bakayirayikinga ugasanga baranagufollowinze bakagira nabo amafaranga, ndetse ibyo bakoze nawe ukaza kubyinjiza. Guys, ngiye kukwereka kuri profile yanjye, ntago ino account nyimaranye igihe gusa, ariko urasanga mfite amacoin menshi, nako urasanga mfite aba followers benshi kuri video nkeya, mfite n'amalike menshi kuri video nkeya. Bikunda kubaho gake cyane gashoboka. Guys, reka nze kuri profile rero nk'ibisanzwe nkuko mubibona mfiteho video 7 ariko mfite aba followers 900. Aba followers ndagira ngo mubwire ko batangira kuza ari uko ushyizeho video. Aba followers batangira kuza ari uko ushyizeho video. Hano hari n'indi, hari like nyinshi nazo, ibi byose nibyo bakomvasemo amafaranga nkabasha kuba nabikuza. Guys, hano ari uburyo bwa gatatu rero bwo kwinjizamo abantu. Uburyo bwa gatatu bwo kwinjizamo abantu, uraza hano hejuru mu tudomo dutatu cyangwa se mu turongo dutatu, wamara kuhakanda ugahita ubona ahantu handitse ngo referral program. Referral program ni uburyo bworoshye bwo gutumiramo abantu. Umuntu utumiye yinjirira ku madolari 3 n'ibice birengaho, noneho wowe umutumiye baguha nawe amadolari make. Guys, nkubwira ko niwinjira kuri link yanjye uraza kubona amacoin 3 ndetse n'ibindi bice birengaho, nawe ukabasha kuba wahita uyabikuza. Nkuko nakubwiye muri no application ntago bivuga ngo minimum yo kubikuza ngo ni iyi ngaya ngaya utayagize ni wayabikuza. Abifitemo yose yaba idolari 1 yaba 2 3 kugeza ku madolari 1000 wemerewe kuyabikuza. Guys, ndetse agahita akugeraho mu minota 32 cyangwa se hagati ya 32 na 21. Guys, uri kumva ino application ni application ya enjoyment, gukorera amafaranga wirebera video waseka ugaseka, ariko amacoin ari kuzamuka hariya hejuru. Guys, rero uraza ugakanda hano kuri referral program. Wamara gukanda kuri referral program uhita uza hano ukabona ino code urayikopiya rero ukabasha kuba wayihereza umuntu akiyandikisha. Guys, nkuko mubibona rero hari uburyo bwinshi bwo gukoreramo amafaranga. Aba bantu bose muri bino byiciro igiye batumira, hari umuntu ushobora gutumira ukabona amadolari 4. Guys, nkuko mubibona ubu ni uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu n'ubundi ni uburyo bwa gatatu, ndakeka uburyo bwo gukoreramo amafaranga bwo burangije, ahubwo ngiye kukwereka amafaranga wakoreye ese azahe, ko twabonye amacoin ntitubone amafaranga. Guys, urahita uza hano kuri market. Nuza hano kuri market uri kubona ahantu handitse ngo wallet, hano handitse wallet uraza kuhakanda. Guys, numara kuhakanda uri kubona amacoin yanjye maze kugiraho, ariko aya mbere yo nagara aya ngaya, iyi ni account yindi nshyashya. Amacoin ya mbere maze kugira angana na madolari 7.3. Amadolari 7.3 tuje tukayakomvata nk'ibisanzwe, 7.3 tuje tukayakomvata nk'ibisanzwe, urahita ubona amafaranga mfite ukuntu ari menshi, kandi mu buryo bwo kureba amavideo gusa ndetse no gushyiraho amavideo. Ntabwo ari ngombwa ngo ushyireho video z'isura yawe. Ikizima nuko ari video itunganyije neza, irimo amajwi ndetse itari ndende. Guys, reka dukomvate amadolari 3.7 angana gute mu mafaranga y'amanyarwanda. Sorry gato, uranyihanganira gato, gusa n'ubundi tugiye kuyakomvata dusanga angana n'ibihumbi 11. Guys, rero reka twikomereze video yacu kugira ngo itaza kuba ndende. Gusa niba ugeze hano ukidukurikiye, ndi kugira ngo nkubwire ngo andika muri comment ngo ndacyahari. Dukomeze n'uburyo bwo kubikuza nawe ubashe kuba wabona ano mafaranga akugezeho ako kanya. Guys, rero nkuko bisanzwe turahita tuza tugaruke muri application yacu. Nitumara kuza muri application yacu, nitumara kuza muri application yacu ni chill app, nitumara kuyigarukamo mite nkwereka uburyo ki ushobora kubikuzamo nawe ayo mafaranga yawe akabasha kuba yakugeraho, ndetse
ako kanya mu minota itari myinshi. Guys, nituza hano rero amafaranga yawe wakoreye aba ari kuri intano, then kugira ngo uyavane kuri external, kuri intano uyashyira kuri external, uri kubona hano hari external hari na intano. Amafaranga ukorera ahita aza kuri intano, ndetse kugira ngo uyashyire hano kuri external, nk'ubu tuje hano kuri external uri kubona amacoin dufite cyangwa se amafaranga dufiteho ni 0. Guys, nk'uko mubibona hari uburyo bwinshi bwo kubikuza BNB, RI ndetse CHIL n'ama USDT. Turaza hano rero kuri intano, uhita uza hano kuri intano ugakanda hano kuri RI, tuyabikuza mu mari. RI imwe uri kubona ingana n'idolari 1.8. Uyikandaho, then wamara kuyikandaho uhita ubona ahantu handitse ngo transfer. Hano handitse transfer, uhita uhakanda. Wamara kuhakanda barahita bakubwira ngo action blocked. Impamvu bakubwiye ngo action blocked, sobanukirwa neza. Yes, barahita bakubwira ngo action blocked. Hano bahita bakubwira ngo unlock right now. Uri kumva, uragura glass y'amadolari 6 cyangwa se ugure glass y'amadolari 3. Guys, reka nkwereke ukuntu ushobora kugura iyo glass nawe ugahita ubikuza ari amafaranga. Uza hano n'ubundi kuri market, waza hano kuri market, wamara kuzaho ugahita uza hano handitse ngo buy glass. Uhera kuri no y'amadolari 3 niyo yoroheje. Wamara kuhakanda uri kubona nk'uko nabikubwiraga, iyo uyiguze ukorera arenga amadolari 10, ndetse kubikuzwa byawe iminota aba ari 20, ndetse bagukata 65% by'amafaranga yawe. Ubwo iyo ufite ayo madolari 3 yonyine uhita uza ugakanda hano kuri buy, bahita bakugeza kuri Binance ukabasha kuba wayagura. Guys, iyo uguze glass wemerewe kubikuza amafaranga yose ufiteho, ejo ugakorera andi ukabikuza utaguze glass. Glass igurwa rimwe, mubwiza ukuri, glass igurwa rimwe, then ubundi ugakorera amafaranga yawe. Guys, niba ugeze hano ukireba video, ndagira ngo unyandikire muri comment ngo dukomeze na video ya kabiri, utwereke uburyo tugura glass tunabikuze turi kumwe muri video.